niba uzi neza ko umayininga iyi mining ya PX network ikomangiye mu gatuza uvuga uti ndakomeye, bitewe nuko iyi PX network iri gutegura ibintu biremereye cyane. Ari nabyo tugiye kugarukaho muri iyi video. Mbere kugira ngo dutangire ndakwibutsa gukanda like kuri iyi video, niba hari igitekerezo ufite ucyandikaho muri comment. Niba ushaka kuza muri WhatsApp channel yacu, link iri aho ngaho muri description, wayireba hanyuma ukabasha kutujoininga. Nkuko mubibona tugiye kugaruka kuri iyi foto cyangwa se kuri update PX network yagize utayadutangarije. Ahangaha harimo ibintu byinshi cyane kandi ibyo bintu birakomeye cyane. Reka nze duhere kuri iki ngiki. Tugiye guhera kuri iyi update ya buy anything. No kuvanga ubusobanuye kugura ibintu byose bakoresheje PX coin, urugero nk'ibicuruzwa cyangwa se izindi service zose zigiye zitandukanye. Noneho ahangaha accept PX network global. Accept PX network global, abantu n'amakampani ku isi yose bazajya bashobora kwakira PX coin nk'amafaranga. Nyine no kuvuga ngo hano accept PX global, abantu bose nyine abantu bose ku isi yose bazajya babasha kwakira iyi PX coin nk'amafaranga, nyine nk'amafaranga asanzwe ayangaya dusanzwe dukoresha ya buri munsi. None reka twikomereze kuri aka ngaka kano ka transfer. Reka dukomeze kuri aka ka transfer, aka ngaka transfer easy. Kano transfer easy ni ukuvuga ngo transfer easy abantu bazajya bashobora koherereza PX coin byoroshye nkuko twohererezanya amafaranga kuri mobile money. Ndakeka ako kantu muri kukumva neza cyane. Abantu bazajya babasha koherezanya PX coin mu buryo bworoshye, nyine just mu buryo buri easy, mu buryo bworoshye nkuko dusanzwe twohererezanya amafaranga hagati yacu kuri dukoreshe mobile money. Ukuzi ko uburyo bijya bikorohera ni nako muri PX network ibi bintu bizajya biyirute, bizajya bibasha koroha akantu kandi nyine. Okay, bongeraho kandi ngo many akangaka akangaka niko tugezeho. Akangaka nababwiye ndabasobanurira akantu ku kandi iyi update ya PX network. Many developers and business are collaborating. Icyo bishatse kuvuga cyangwa se icyo bisobanuye, bavuga ko bisobanuye ko hari abatekinisiye n'amakampani menshi barimo gukorana nabo ngo bakore nyine urusobe rwa ecosystem rukomeye rwa PX coin. We are building a strong global ecosystem and soon we are announce the official platform and app that will accept coins. Icyo bishatse kuvuga bisobanuye ko barimo kubaka uburyo bukomeye bwo gukoresha PX coin ku isi yose, kandi bazatangaza vuba urutonde rw'ama app cyangwa se platform n'ama apps azajya yakira cyangwa se yakoresha iyi coin. Ni uvuga ngo vubaha bidatinze dushobora kubona update ya PX network igaragaza ko aya mafaranga yatangiye gukora ku rwego rw'isi yose, just nkuko dusanzwe dukoresha nyine andi macoin ariya yaba yaragiye ku masoko, ku ma exchange agiye atandukanye. Iyi message bayitanze uyu munsi, bayiduhaye kuri Twitter cyangwa se X, bayiduhaye kuri X. Kanzinze nyibereke. Narababwiye iyi PX network muri mining usanzwe ukora, iyi PX network izakora amateka. Umuntu wese uzikata mining PX network afite ibibazo, kuko nta n'ikintu ari ku mining, ari ku mining iki ntacyo. Umundi hari mining zigera muri 3 gutyo murenye. Izo mining niba uzi neza ko utazifite nakwambi nta mafaranga ufite. Dore ngiyi message bayitanze, bavuga ko tugiye gutangira gukoresha PX coin tubasha kugura ibicuruzwa, tugura mbega nyine tugura buri kimwe, tubasha koherezanya hagati yacu amafaranga. Nyine nukoherezanya ziranuze izi coin
izi coin gusa zikaza mu buryo bw'amafaranga nyine, kandi mu buryo bworoshye bitarimo ibyo kugira ute byo kugorana. Guys, niba utamining iyi px coin, nakugira inama, haracyari igihe n'ubu ngubu wayitangira kandi yazajya kujya ku isoko ufitemo coin nyinshi cyane, dore ko uyu mushinga ufite ejo hazaza heza cyane, bafite ibintu byinshi biremereye barimo gutegura. Okay, niba rero udasanzwe ubana natwe kuri uyu muyoboro wa Dariyusi Tech, unkande like kuri iyi video, ukande na subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu zindi video zigiye zitandukanye.